Muraho neza abandi mwiriwe. Tumaje kubasuhuza mwebwe abadukurikiye kuri MK Family TV. Gusa urashaka kuba uri mu bihe bitakoroheye, ugwaje se, uri mu bibazo bitandukanye, dore ko turi mu isi tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye. Turavuze ngo pole cyane, mwihangane, ejo ni heza. Nawe urashobora kuba uri mu bihe by'ibyishimo, twifatikanyije namwe muri ibyo byishimo. Nkuko mubibona ntiduhema kubagezaho ibiganiro kuri MK Family TV. Intego yacu nkuko mubizi ni ugukangurira abamama n'abakobwa kwikorera, gutinyuka, tugahaguruka. Turashoboye, turashoboye kabisa, tukunganira abatwari bacu. Iyo niyo ntego ya MK Family TV. Rero nkuko mubizi tumaje no kubashimira kuri MK Family. Ni byinshi tubona cyane, tubona message zanyu, muduha courage, muduha amakomenti, mutugira inama. Turabashimiye cyane kuko mutwereka ko tuba turi kumwe namwe. Ikindi cyongeyeho, uyu munsi dufite topic ivuga ngo gusavinga. Saving ni iki? Ese umuntu asavinga gute? Saving mu rundi rurimi twavuga ngo kwizigamira. Ni gute umuntu yakora saving? Ese umuntu wari wese yabasha gusavinga bitewe na ka business ka ukora, cyangwa se business? Urabona business ziba zitandukanye, hari ufite business iri hasi, hari ufite yagutse. Ese umuntu wese yabasha kwisavingira? Nicyo kintu ngira ngo mbakangurire kandi mbiyegereza kugira ngo mubashe kunkurikirana, twese twungurana inama muri kino kiganiro dufite. Ngiye kuvuga uko mbyumva, nawe watwandikira muri comment. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi birakenewe cyane. Tugiye guhera surtout nk'aba mama cyangwa se abakobwa cyangwa se abasore bakora utu tuzi duciriritse two hasi, twa melon, two kuzunguza, twa protector, donc tuzi nyine dusa nkaho duciriritse. Ni gute umuntu yo kwisavingira? Urashaka kubura umumama ucuruza ku munsi ukinjiza amafaranga 200 y'amashiringi. Ese ayo mafaranga 200 ni gute umuntu yasavingamo? Kandi niyo ufite ugomba gukemuraho ibibazo byinshi, dore ko tuba turi mu ngo dukeneye gukemura ibibazo bya buri munsi. Hari ukugura umunyu, hari ukugura isukari, hari ukugura iki, ibibazo bari byinshi byo mu nzu, kandi ari aho ngaho utegeye. Eske iyo saving yashoboka? Ngewe ku giti cyanjye saving yashoboka gute? Winjije 200 wakwiha gahunda, ariko mbere yo gukora saving ubanza ukiha plan. Burya nicyo kintu cy'ingenzi mu buzima. Ntabwo uzakora saving utarabanije kwiha umurongo runaka, uvuga ati ngewe nzagendera kuri uyu murongo, nzakora saving izatwara cyumweru, ukwezi, umwaka, cyangwa se imyaka 5. Ugiye wihaye umurongo ukiha plan, na saving birakorohera kuyikora, kubera ko ufite intego. Uvuga ati nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2 ndashaka kugura imodoka cyangwa se inzu, cyangwa se ndashaka guhindura ibikorwa nakoraga. Niba uyu munsi nacuruzaga meloni, ngiye kuya gahunda nyuma y'umwaka nanjye nzaba mfite iduka. Nzarigeraho gute? Nta handi hantu nakora amafaranga, nta banke, nta ngo ndajya gutanga ingwate runaka bampe iyo nguzanyo. Namwe murabizi surtout ubuzima buba butandukanye. Ugiye utari nk'umukozi ahantu, uriyangaje ahantu, buri mwisho w'ukwezi ubona salaire, no kubona inguzanyo biba bigoye. Ariko tugomba gukora nubwo nta iyo salaire ntayo dufite, nubwo tudafite access kuri credit, ariko tugomba kwishakamo twenyine ibisubizo. Ibyo bisubizo tuzabyishakamo gute? Tujyane rero, duhereye kuri wa mumama ucuruza melon. Winjije 200 yawe ku munsi, ariko nawe ufite iyo target yo kugira ngo witeze imbere, uhindure n'ibyashara ukora, kubera ko ndi wahora uzenguruka ubuzima bwawe bwose. Winjije 200, ayo 200 wakwiha plan, ukavuga ati nzajya nkoresha 50, nindangiza mbike 50. Uvugiye ubika 50 ku munsi, cyangwa se ndushaka duhere kuri 20, kugira ngo bye kugira koti imwe ihengama cyane. Ugiye wiha iyo gahunda ukabika iyo 50, ukwezi kuzajya kurangira ufite amafaranga kandi atakuvunye, atari makeya. Uwo ni wa muntu hasi. Nundi nawe arashobora kuba yinjiza ku cyumweru, tuvuge yinjiza nk'ibihumbi 5, nabyo byashoboka. Ukavuga ati muri ibyo bihumbi 5 ku munsi nzajya nsavinga 500. Ujye usavinga iyo 500 uzajya kwiretruva umaze kubika amafaranga kandi atakuvunye,
atari make ya frame. None kwa kundi umwaka ushize cyangwa se imyaka 2 bitewe n'igihe runaka wihaye, ugasanga ni byinshi bihindutse mu buzima bwawe. Cyangwa se uvuye kuri ka kazi runaka wakoreraga umunyagihugu cyangwa undi muntu wari wese, nawe ubashije kwikorera business yawe ku giti cyawe. Cyo ni ikintu cyiza cyane kabisa. Ikindi cyongeye usirito nk'ababyeyi, none tujye kuri kote yacu ababyeyi, turabyara, dufite abana, turi kubateganyiriza ejo hazaza. Ese abana bacu ugize ngo uganire nawe n'abana bawe, nkanjye urugero njyafata nk'umunsi umwe cyangwa se nkaganiriza abana banjye, umwana kakambwira ati mama, mimi nitakuwa pilot, mimi nitakuwa daktari, mimi nitakuwa nini, akambwira vision, donc imyumvire yiwe, plan ziwe, uko yumva mu gihe kizaza icyo azabacu, ariko se azakibamo biciye mu zihe nzira. Ugize ngo urebe ubushobozi bwa mama we yo kuri uyu munsi cyangwa bwa papa wiwe ntibuzamuhesha kugera kuri iyo ntego yiwe afite, ariko tugomba kubafasha bakagera mu nzozi zabo. Bazazigeraho gute? Nuko tuzigomwa bimwe, tugatangira kubasevingira abana bacu kugira ngo nabo za nzozi zabo bazazigereho. Urashaka gusevinga uteganyiriza abana bawe ejo hazaza kugira ngo bazige neza, bazagere ku nzozi zabo nkuko babiteganya. Icyo ni kimwe. Ikindi cyongeyeho, iyo wihaye plan yo gusevinga urinda kugasipiya amafaranga. Sirtu twebwe abamama, reka mvuge gutyo, hari ukuntu uva mu nzu nta gahunda, wahura n'umwenda uraguze, wahura ikintu kitari priority cyangwa se kitihutirwa, akaba ari cyo kintu cya mbere ushira muri gahunda. Urugero nk'uku nguku, urashaka kuba ufite amafaranga runaka, ariko uragihuye n'ikintu gusa ku muhanda urakiguze, wataha mu nzu ugasanga umwana wamwirukanye ku ishuri. Kera aya mafaranga wayakoresheje ikindi kintu kitari gikenewe mu rugo. Sinzi icyo kintu ko tucumvise rimwe. Ugomba kwiha umurongo ukavuga ati uku kwezi, ndetse ugakora na liste yo mu rugo rwawe, ukavuga ati uku kwezi hakeneye inkweto z'abana, uku kwezi hakenewe stock, uku kwezi hakeneye ibi. Kwa kundi warangije kubiha plan, binagufasha kugira ngo n'aya mafaranga ufite ubone uko yaffect, ubone uko yakoresha hatabayeho gukorera mu kajagari. Ibyo bintu tugomba kuzajya tubyunganiramo abatwari bacu, tugakorana nk'umurongo w'ibintu ngenderwaho tuzadepansa muri iki cyumweru. Yego ari n'ibindi biza bitunguranye, nabyo turi mu isi, ari bimwe byitokeza utateguye, ariko bugiye wihaye umurongo runaka biragufasha gusevinga, bikagufasha kutagasipiya amafaranga, bikagufasha kugera ku ntego yawe runaka. Ikindi cyongeyeho nagira ngo dusangira twese hamwe, urabizi bugiye wihaye target yo gusevinga, hari igihe umuntu bitunanira. Reka mvuge gutyo, twese biratunanira, turagerageza ariko bikanga. Surtout none iyo wihaye gahunda uri umuntu umwe, urashaka kubitangira ukwezi kwa mbere, amezi 2, ukabita mu nzira bikakunanira. Ariko iyo mwibumbiye ahantu mu gikundi cyangwa se muri group, biba nk'itegeko. Hari ukuntu mugenda nk'ahantu nko mwishira hamwe mukavuga ati itariki tuzajya duhura saving. Icyo gihe uko biri kose urabizirikana, ukavuga ati itariki ngomba kuba nabizirikanye nkajyana amafaranga y'abandi yo gusevinga, kandi birafasha. Iyo uhuye n'akabazo runaka urahirukankira ugakemura ka kabazo wari ufite, ubuzima bugakomeza. Niyo mpamvu rero duhaguruke dusevinge, sirtu nk'abamama n'abari, natwe biratureba, si abagabo gusa bagomba kubikora, natwe bamama turashoboye kandi dushoboye gusevinga. Twibumbire mu bikundi, mu mashira hamwe. Ibyo byose ni ibintu bidufasha kuzamuka, tugahindura imirimo, tukagera ku nzozi zacu. Murakoze cyane, kandi ndabashimiye ku mwanya mwaduhaye kugira ngo tuganire twese twungurana ibitekerezo ku buryo kitwa sevinga, tugahindura imibereho yacu, tugahindura ubuzima bwacu, ejo hakaba heza kurusha uko uyu munsi tumeze. Murakoze, turabashimiye, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Tubashimiye umwanya mwiza wanyu mwaduhaye. Turavuze ngo Imana ibaho umugisha, tubakangurira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Nawe utarakora subscribe ugomba kuyikora kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu ku gihe. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha, naho butaha.